Mwiriwe neza, mwatoye neza, reka mu makanya gato nagira ngo mbanze nshimire abo turi kumwe hano, ari Vice Chairman wa RPF, Secretary General wa RPF, mwamureshya hano mu buyobozi bwa RPF. Hanyuma hano turi kumwe n'abahagarariye imitwe ya politiki dufatanije na RPF hano mu Rwanda. Musanzwe muzi tubabagezaho buri munsi ari amazina yabo, ari iyo mitwe ya politiki dukorana nayo. Nagira ngo mubanzara amashyi tubashimire. Buriya muri ariya majwi huzuyemo RPF n'ayabo dufatanije abamvuga. Nagira ngo nishimire umuryango wanjye, turi kumwe hano, tuba turi kumwe igihe cyose. Tugendana hamwe namwe hose mu gihugu aho twagiye twiyamamariza. Buriya nabo bambera akabando. By'umwihariko rero ndagira ngo mbashimire mwese abari hano, nubwo ndetse abari hano ni bake nabashoboye kuza, ariko ndahera kuri mwe mbashimire ukuntu mwatubaye hafi muri byose, ndetse ikibanze mwabaye hafi cyane mu guca urubanza n'urwo twabwirwaga. Hanyuma nizo muri mwe nanone ndashimira abanyagihugu bose. Ariko n'ubu abadukurikira ndabibwire bumve ko mbashimiye cyane cyane. Hari abahanzi rero twagendanye, hari urubyiruko, sinabona uko mbisobanura. Ndabashimiye cyane cyane cyane. Mbishyize mu buryo bw'ubuzima bw'abantu, bw'umuntu nanjye bundeba, iki gikorwa cy'amatora cyo kwiyamamaza twabanje, cyo gutora, noneho n'ibyo bitugaragarije imaze gusohoka, bivuze mu buzima bw'umuntu ikintu gikomeye. bivuze icyizere
mbashimira. Icyizere ntabwo cyoroshye, ubundi nta kintu uha umuntu muri ako kanya ngo ahere ko kugarurira icyizere. Icyizere ni ikintu cyubakwa mu gihe. Niba mujya mwitegereza kandi kubera icyo cyizere imyaka yose tumaranye n'ibikorwa byinshi ndetse rimwe na rimwe kenshi bigorana, hari wambona ariko nsa n'uwashobewe. Ntabwo njya nshoborwa na busa. No mu bigoranye bite tumaze kunyuramo cyangwa tuzanyuramo no mu gihe kizaza, impamvu niyo ngiyo, ni cya cyizere navugaga. Mba nizeye ko nibufatanye namwe ikibazo icyo ari cyo cyose tukagikemura. Kandi namwe ukuntu mwitabira ubutumire mu bikomeye guhangana nabyo, icyizere muha umuntu nyine sinabona uko ngisobanura. Naho iriya mibare yerekanaga ni hejuru cyane, ntabwo ari imibare gusa. Niyo biza kuba 100%, ntabwo ari imibare gusa. Ya mibare irimo kiriya cyizere, nicyo cyangombwa. Rero ndumva ntari butinde cyane, nzabona undi mwanya n'ubundi wo kubashimira, ariko ntabwo nabikorara ntabashimiye kuri uyu munsi twakoze iki gikorwa. Ni ibintu bidasanzwe, ibintu bidasanzwe. Niyo mpamvu abenshi batabyumva bakabinenga, ariko bigakomeza ahubwo bikiyongera. Ibi kandi ndabigarukaho, ni ubudasa, ni ubudasa bwa FPR, ni ubudasa bw'Abanyarwanda. Ndabashimira rero nk'Abanyarwanda, ndabashimira nka FPR ituri imbere,
bitekerezo, mu bikorwa, mu ngiro ya politiki. Ndashimira urubyiruko mwebwe tuzajye dukora ibishoboka byose abantu bashobora, dukora ibintu bibe bizima, binure, bibe umuco wacu, hanyuma duhangane n'ibibazo. Niyo duhanganye n'ibibazo tumenye ngo nitwe bireba kandi twese hamwe. Ntabwo ureba umwe ngo uvuge ngo niyo wateye ikibazo cyangwa ntibindeba. Turafatanya tuhangana n'ibibazo byo dushoboye gukemura tukabikemura, ibidashobotse muri uwo mwanya tukabyubakira izindi mbaraga zishobora gutuma tubinyuramo. Ibi rero by'amatora ubu nabura ko tubirangije bigiye inyuma yacu. Hasigaye umurimo ukomeye imbere, ka kazi biriya noneho tugera mu matora kugira ngo tubikore inyungu ku banyarwanda ziboneke. Sibyo? Reka rero murakoze cyane. Tuzongera dushaka undi munsi tuganire, twishime, ariko byose tubikora dutekereza akazi kari imbere tugomba gukora. Murakoze cyane, ibihe byiza.